Reka nongeye mbere zikaza abakunzi ba Vibe TV amuherereye hose reka amahoro y'Imana abane namwe mu manini z'igihugu rezo arizo iburasirazuba irengera bwaryo amajyepfo ndetse n'amajyaruguru tugenda muherereye hanze y'igihugu cy'u Rwanda ndetse no mu mujyi rwagati. Uyu munsi tugarutse mu kiganiro cyacu The Vibe ako tugarukanye n'abantu bagiye batandukanye ku ruhande rw'ibumoso tubafitiye umusango muzinga mama Sava ndetse iruhande rw'iburyo bwanjye hari Apotre Yongwe. Reka dutangire rero ikiganiro kiutangira na Apotre Yongwe. Tugwaye ikaze mu kiganiro. Urakoze The Vibe TV. Yamana dukomereza no ku ruhande rw'ibumoso ariho tubona mama Sava hawe kaze. Yego murakoze cyane. Jamani ndabona mumeze neza ndabona musa neza ese Bako Apotre Yongwe yambaye neza. Yambaye nk'umusore kandi arashaje. Yuko ibintu mama Sava Urashaje windeba nabi urashaje. Subiramo cyangwa riragucitse. Ijambo ryagucitse cyangwa wariteguye. Akose reka nkubaza ikibazo cye. Ubundi kukubwira ko ushaje urumva ari ikosa. Ndi umusaza se ndi sokuru. Uri sogokuruza. Ndi umusaza ndi sokuru ndi sokuruza gute. Uruha rubona ni ibitekerezo byiza. Wumvise ni ibitekerezo byiza mfite. Sibyo? Uruhara n'ubu. Wasaza ukambara jinisi gutyo ugafunga sentiri isa n'inuza. Zawe ziraruta umusatsi. Hashaje wowe uba wambaye nk'abantu bo mu ntuza. No, reba. Apote ko avuga kusaje ukaba. Stile ni yabaki. Menye ko wasomye. Nyine ni y'abantu bakiri bato ariko Ni yaba francophone. Sibyo? Ni stile yaba francophone. Ubu wargiza ngo ndashaje. Ushinja ba nesone ari imyaka ingahe? nka 50. Yongwe wa kera ubafite 44. Ariko Yongwe ubu ufite 27. Sawa cyuki. Nese mama Sava nago ayo Apotre Yongwe yagutereta. Shashe kurya tagutereta. None se niba shaje. Umusaza ni umujene. Niba shaje ubushaka hi. Nose ndagutereta. No, niba shaje ubunyirukaho kubera. Jewe. Niba shaje ubunyirukaho kubera. None umuceri tuwushyire hanze. Umuceri tuwumenye. Niba shaje uzane message sibyo? Inde Reka dufata ukuri tiye gufata ukuri. Mama ibi bintu Apotre agira tunyumwiruka. Ubushaka hi. Reka dushyire hanze Genda nyine sanga. Sanga abasore. Reka ndashaje message anyoherereza iyo ndi mu rugo. Inde Iri muri kuwundi. none se ngo Reka wiruka kuwundi. Reka turebe wiruka kuwundi. Tuzishyire hanze. wowe shira hanze manitse amaboko jewe ariko mbwira nshiri zawe efungura telefoni mu kazu kaza wiruka Yamani byoroshye abantu bakumva ngo ndashaje nshaje mu mutwe nshaje mu bitekerezo urona oya ibitekerezo byo biracyahari uruhara ni ibitekerezo byiza ego urashaje ayo wigira yose wararangiye inde waragiye jewe Jamani reka dukomeze ikiganiro ndacyari kuri mama Sava ucyumva The Vibe hano The Vibe TV dore ko ifitanye na connection reka abantu badukurikiye kuri The Vibe TV bagira icyo bamenya ndetse nawe icyo babwira kuri The Vibe. Yeah, The Vibe TV ni ikiganiro gifite mbese ni ikiganiro gifite inkomoko kuri Yongwe TV. Ni ikiganiro cyo kuri Yongwe TV gikorwa nanjye na Jihad. Noneho tukacya uploadinga kuri The Vibe TV. The Vibe rero ica kuri Yongwe TV buri wa mbere kugera kwa gatanu saa 12 kugera saa 1 noneho ku cyumweru kuva saa 3 kugera saa 5. Noneho ku bantu batabashije kukireba kuri televiziyo bakakireba kuri YouTube ya The Vibe TV. Jamani mwumvishe rero ko muzajya mukurikirana ikiganiro The Vibe kuko aba harimo mama Sava ndetse na Jihad bagakomeza bakabihera show babahereza ubutamu ariko naho ngo tugiye kubahereza show noya ubundi dukomeze kuko muzajya mugenda mukurikira ibiganiro tunategurira umunsi ku wundi. Ni igiki ugiye kubava kuri The Vibe kano kanya The Vibe igiye gutangira kuba yakora no kuri YouTube channel. The Vibe ni ikiganiro kiba kuri Yongwe TV kiri live kuri The Vibe TV nyine. Hanyuma gikorwa na mama Sava na Jihad ariko hakazamo n'ibindi biganiro bishobora gutandukana bishobora kujya kuri iyo channel ariko by'umwihariko abantu batakurikiye The Vibe kugira ngo aze kuyireba kuko televiziyo turadushyira ibiganiro byinshi aze kureba by'umwihariko showbiz
harimo showbiz ya gospel, harimo showbiz ya siporo, harimo showbiz y'imyidagaduro itandukanye n'amakuru y'ibyahitinze mu gihugu biba imande n'imande. Reka ngiye kubaza Gato Mama Sava, dore ko ariwe ubasha kubakora muri cyo kiganiro muri The Vibe, ari umenyereye ibintu bya showbiz cyane, ndagiraho nza kukubaza ibibazo bikeya. Mama Sava, ngiye gutangira nkubaza ku bijyanye na showbiz, tugiye kubanza mu gisata cy'umuziki. Hamaze iminsi ari kumvikana story cyangwa se hagaragara umuhanzi Neringabo mu ndirimbo yakoze yibasiye Okama, biriya bintu bivuga hiki? Indirimbo narayumvise, n'icyo Neringabo yavuze naracyumvise, nuko byakiriwe n'abantu narabyumvise, ndetse n'icyo Okama ubwe yivugiye naracyumvise. Ariko icyo nababwira abanyarwanda nuko showbiz ni showbiz. Bro, showbiz ugiye kugira beef, ubundi muri showbiz nta nshuti tuba tugiramo, nta n'umwanzi tuba tugiramo, tuba turi aho nyine muri dilemma yo kubana n'abantu bose. So iyo showbiz ugize beef runaka mvuze gutya, ndarakara mujyane mu buyobozi uba wakishe. Ikiza rero nuko umenya igisata ndimo niki. Yaririmbye ngo urukundo rwawe ni rugufi nka Okama. Kure ntagaruka mwibasira. Tuvugisha ukuri, Okama ni muremure. Urumva aramusuzuguye. Kuba atari muremure nago byakabaye nk'ako amwibasira mu ndirimbo kuri. Kumusuzugura, kuvuga ukuri no kugusuzugura. Gute ako nago byagakwiye ko mu ndirimbo wenda yakavuzemo Okama muri buriya buryo cyangwa se agakoresha izina. Kuki mufata ibintu mukabigira ibiperezida mani, mukabigira ubukwe. Hari ibintu tuba dukwiye guha uburemere. Yamututse nabyumva, yamuvuze nabi nabyumva. Hari abona nagiye ko nambana amakomenti ngwira ni harassment, ngo yavuze ngo yamuhungabanyirije ngo kubera ukuntu areshya. Come on, ako tujye tunaba smart tuba basirimu. Ariko nje numva ko bitabikwiye ko Neringabo ashaka kubarimba indirimbo wenda yari gukoresha ubundi buryo wenda mu myandikire, ariko nasi nkahashyiramo Okama, kuko urumva bijyanye ese twavuga ko ari beef z'abahanzi bafitanye. Ese wowe wabibonye Neringabo bafitanye na Okama? Ntayo pe. None muri kibyisha nyuma ari kugezaho Neringabo akorera indirimbo. Neringabo yakoze indirimbo azu nk'umuhanzi ushaka gutera imbere, ushaka ko indirimbo ziwe zumvwa, sibyo? Kandi ikindi nizere yuko icyo yashakaga kigezaho, kuko abafana ba Okama reactions zabo yarazibonye, kandi iyo niyo tension y'umuntu wese ushaka gukora ikintu kikaza. Tuvuge ko ari byashakaga se kugira ngo ari reaction y'abafana ba Okama. Yego. Mama Sava nago aricyo kintu twashingiraho twemeza ko aricyo kintu cyatumye akora ibintu. Ndi kuvuga igitekerezo cyanjye kidakuyeho icyawe cyangwa icy'abandi. Ukurikije abandi bantu ibyo ugenda ubona cyangwa se abantu bamwe mugenda muganira bavuga kuri iyo ndirimbo, ubona ari bihe bintu cyane nyine bakunze kwibandaho kuba bavuga kuri ibijyanye n'iriya ndirimbo Neringabo? Abantu bari nyine bari kuvuga ko ngo ni harassment yamukoreye kubera uko areshya. Sinzi ukuntu ngo mu itegeko birimo ngo kubwira umuntu amagambo mabi ukurikije n'uko n'imiterere y'umubiri we. So njye uko abandi babifata siko njye nabifashe nka showbiz tuba mu bya buri munsi. Ntago wera ibintu bikomeye, ari ibintu birenze mani, biriya ni ibintu biri aho ngaho. Buriya nagari nishaka kuba byaviramo ikibazo Neringabo bakaba byamugeza mu mategeko. Yabigize birebire byamugeza. Yego. Okama nta kintu arabasha kuba yatangaza wenda cyangwa se azamure kuri. Ndacyumva yagitangaje, nari ngiye kugikurikira mu kanya, ariko narindi mu kazi, niyo mpamvu. Reka twizere ko abakunzi ba The Vibe TV n'ubundi bazabasha kuba bimenya, ndabizi kuzabibagezaho. Reka ngaruke kuri Apotre ngarutse hano, tugiye kuganira gato rero ku rukundo rw'ibyamamare bigiye bitandukanye. Usanga ubona ko rutaramba, ntago rujya rumara igihe, dore ko na Mama Sava nawe byigize byabayeho, ariko nayo ndasa kuba mugarukaho mu kanya. Ngiye kubanza kuri ugire ikintu utubwira kuri ibi bintu. Ese ubibona gute urukundo rw'ibyamamare? Urukundo rudashingiye ku rukundo, rushingiye ku byaha, rushingiye kuri avance, ntabwo ruramba. Nese urukundo rw'ibyamamare rushingiye kuri avance, ntabwo nsobanukiwe icyo ushatse kuvuga. Urwishe birago ubundi mubamubaza iki urukundo rw'ibyamamare? Ariko Mama Sava ese kuki aribwo mukunda kugaruka? Just no kuvuga ni abantu babasanga bakurikirwa n'abantu benshi cyane, kandi bakunda kumenya ubuzima bwabo buryo bameze. Urumva iyo hagaragaye icyamamare cyakoze ubwo cyangwa se kimwe urukundo n'undi muntu, hakazamo ikibazo, abafana babo bagira ikibazo, hari uburyo babifatamo. Niyo mpamvu dukeneye gusobanura ese kubera iki ibyamamare byibasirwa n'urukundo usanga rupfa. Apotre ubona ari iyihe mpamvu? Urabona ikibazo gihari, ibyamamare bikundwa n'abantu benshi. Ubundi iyo ugiye kudodesha itise ukajya mu iduka ririmo amatise menshi, bisaba kugira ngo uhite ucagura. Iyo utinze mu matise rero ucagura ipfuka,
sibyo ushaka kuba icyamamare ukaba ufite abakobwa 100 bagukunda kandi muri abo bakobwa 100 ushaka gusanga cya cyamamare cyarasogongyeho abakobwa 50 muri 50 guhitamo rero ni ya matisi ushobora gucagura ipfuka ugasanga rwa rukundo ntabwo rwubatse kuki rudafite umusingi w'urukundo ni ugusenga ugatekereza neza ukaba bagumfasha icyemezo cyo kuva mu busiri uratengeye kubaka urugo nk'urumuryango atari uko wacaguye ngo uyarushiki ugashaka umuntu ufite umutima wo kubaka. Ako se buriya tuvuge ko ibyamamare byose abo bihura nabo bataba bafite umutima wo kuba bakubaka. Urumva ubundi mu muco umugabo arakunda umugore akaganduka. Hari igihe rero iyo uri icyamamare ufite abantu baye bakwemera undi nawe afite abantu bamwemera aho niho urugo rusenyukira ugasanga umugore warongo arabwira umugabo ati ntundusha views undi ati nanjye ntundusha views kuko atakurusha views rero haraza kuba gupingana imbaraga ebyiri nizihura rero iyo zihuye fizibure zirasota dusenyutse nakomeza umuziki wanjye dusenyutse dutandukanye ndakomeza filimi yanjye wasanze muri etage mbamo wasanze idolari rihari aho rero niho ubaka. Ese inkubaze gatoya wigize umenya gato ku makuru wenda y'umubano wari uri hagati ya mama Sava na Arufa reka mbanze mbikubazo mama Sava ndamwataka mukanya abagira ikintu abasha kuba yabimbwira urukundo rwabo nta rwari ruhari. Oya reka mama Sava abivuge kuko ubwo ugiye ko hari akandi kazi ngiyemo tutaza urumva ngiye muri tekinike ntaza kugenda tutarabisoza urukundo twari turi mu apotre mwari mu rurimo uriya musore namukunda twararuhagaritse. Ese kuki rwahagaze? Urukundo ntabwo rwaruhagarika kuko rusumba inyanja rusumba ukwezi ubwo twarahararanaga tumaze guhagarara. Mama Sava mbere yuko uducika ndabisi ko ugiye kugenda abanza ugira ikintu tubwiraho tubisoza hano nyine ngereka mbikiriyaringe urukundo nari ndufite nawe yararufite ariko igihe cyarageze tubona ko dukwiye kuba single ubu ni single nanjye ndi single iyi mihanda tuyiriho nta basheri dufite. Okay. Mana we misakoshi ntahe biratangaje nako agiye mu kazi nta basheri rero nirwo rwa rukundo. Okay, nirwo rwa rukundo rudafite intego. None mama Sava nagaruko rutari rufite intego apotre nagaruko rutari ikibazo kiri hehe habayeho impamvu yatumye hagati yanjye nawe urukundo turuhagarika ariko nagaruko twe dufite urukundo rudafite intego. Urukundo rudafite intego ni ugukunda n'umuntu utazi ngo uyu muntu abaho uyu muntu abaye hate uyu muntu afitiye gahunda imbere uyu muntu ejo azaba ari he urwo nirwo rukundo rudafite intego sibyo se zisenye urugo wasanze hari imwe yarusenya iya mbere ni mbwira ingingo 7 kugira ngo nkubwire. Ese mama Sava ndi kwihuta nicyo kibazo impamvu 7 zisenyuje izo mpamvu ari kunga zituma zatumye utandukana n'umukunzi wawe. Ese nizo mpamvu twashingiye tuvuga ko ibyamamare bigiye bitandukanye byo nta hantu na hamwe urukundo ruhurira n'ubwamamare. Yaman none se gute nyine ibyamamare ariko kwamamara byatuma ujya mu rukundo n'abantu benshi utabaye maso. Okay, nanone ibya pote ravuze iyo bagukomera mu mashyi muri tekinike bari kumpamagara reka mbanze ndebe ukuntu bimeze ndahita ngaruka. Okay. Jamani reka rero dukomeze ikiganiro ni The Vibe TV reka mbabwire ko arisho tubahereza umunsi ku wundi haracyarimo haribazwa ngo ese kubera iki ibyamamare byinshi cyane usanga ingo zabyo zitajya ziramba ndetse zitandukana kuko mu mazi imisi mubona ko hamaze imisi hari kuza hagaragara ibintu byinshi bigiye bitandukanye twabonye Platini tubona show y'ukuntu byagiye bigenda ndetse bavuga ko n'umugore umwana ataro we bikomeza kuba ari ibintu byagiye bicicibikana impande n'impande ndetse nuko twabonye ko Safi nawe yatandukanye n'umukunzi we. Ibi ni ibintu bikomeje kuba byagenda byiganda mu gisata cya entertainment nyarwanda bikagenda bitungura cyangwa se bitangaza abantu benshi cyane biko tukirimo kuturaganira hano. Reka rero dusabe Apotre nawe agire ikintu avuga kuri bano bastari mu bijyanye n'urugo wumvise ibyanze bikunze abana agomba kwicara akamenya ko bagiye gukora umuryango kandi byanze bikunze mu rugo haraboneka umugabo haboneke n'umugore nubwo tubyita uburinganire cyangwa se ubwuzuzanye uko byamera kose umugabo afite ijambo mu rugo n'umugore afite ijambo mu rugo. Igihe cyose rero umugore avuga ati nanjye ndashoboye nakwibeshaho umugabo nanjye ndashoboye nakwibeshaho kandi wajya muri kwamamara kwa uri umugore
ukabona abantu bagukomera mu mashyi babaye benshi na wa mugabo akabona bamukomera mu mashyi byanze kunze imwe views zawe zikaruta iziwe bisaba kugira ngo uhuru uciye bugufi nubwo waba uri generali uri umugore ugomba kugira mu rugo kubaha umugabo kuko ari umusivile nubwo waba uri ministiri uyobora ministeri umugabo wawe adafite n'icyo akora nugera mu rugo urava mu nshingano za ministiri ujye mu nshingano z'umugore nuko isi yubatse muri uku kwamamara no gukomera cyane rero usanga abantu babana icyambere mu nzira zo kubana umubano waratangiye ushingira ku byaha ntabwo ku byaha umuntu mugahurira mu byaha my friend mwahuriye mu muziki murasambana murakundana musangira inzoga ananiwe aragenda arakuraza mu rugo nawe unaniwe ugiwe uramuraza nuko urukundo rwanyu rwatangiriye aho rutangirira mu byaha kugeza ku munsi mubyeretse imiryango mukiri mu byaha umuntu rero uzi yuko mwakundanye urongora abantu cyangwa se unywa inzoga za yose azi ko munashwanye ujya kunywa inzoga munakomeje wajya kurongora abandi urwo rugo rero rufite umusingi mubi rutandukanye n'urugo abantu bakundanye bakarinda inshingano zabo za gikristo bakajya imbere y'ababyeyi ari inyangamugayo bakajya mu rusengero bagasenga bagahabwa umugisha bagakomeza isezerano ry'urukundo rishingiye no mu gukiranukira Imana ibi bintu rero usanga umwe arakwiye ati genda umusitari nundusha views nanjye visa urayifite visa ndayifite muri passport nawe urayifite jama ibyo urankanga kubera iki ntundusha views nagapingane kungufe ebyiri iyo fizibura imbaraga ebyiri zihuye z'umuriro fizibure zirasota nico kigira uruhare mu gusenya urugo no biriya byose tuvuga ngo abantu bashenye urugo cyangwa se babyaye barashwanye tujye gupimisha umwana ni ugutsindwa umwana n'umwana harenganira si ngombwa kujya gupimisha umwana kuko umwana niba bamukwitiriye mwemere naho rero bagize n'ibyo mama Sava yavugaga ati jewe twakundanaga n'umuntu tugeze imbere turabihagarika je simbyemera urukundo umuririmbyi yaravuze ngo rusumba izuba rusumba ukwezi rusumba inyanja zose zibaye wino bakazana ikaramu bakandika ntabwo bakwandika urukundo ibyo se wabitekereza mu gitondo wakunze umuntu ukabihagarika twarabonye abazamuka hejuru kuri etaje bakiyahura hari umwana wiyahuye kwa makuza mu mujyi azize yuko umuntu bakundanaga n'umuntu abikinishije buriya biraba ari urukundo ubundi koko bibaho hari abantu babo barabuze umuntu baho urukundo yaruguha akaguha urwase akaguha urwa nyina akaguha urw'umuryango akaguha n'urwo ku mutima kubwo ukinishije gatoya umuntu yakwiyahura ndetse mbwire n'abajeni bari kutwumva niba ufite umukobwa agukunda cyangwa ukagira umusore agukunda niba unateganya kumwanga koresha ubwenge ushobora kumwanga uhubutse ukamubwira amagambo mabi akaguhomba nawe ukamuhomba agahomba n'ubuzima bwe akiyahura ni iyihe nama ushobora kuvuga cyangwa se n'ire jambo ushobora kuvuga ku bijyanye na platini byavuzwe mu byo gupimisha umwana avuga ko umwana atarowe kandi ubona ko we n'umugore bamaranye igihe kinini ndetse barakoresheje ubukwe byari ibintu byiza cyane byanatunguye abantu ni iyihe nama ushaka kugira platini ni iki kintu ushaka ko n'ire jambo ushaka kugira n'abastari muri rusange babana ugasanga batandukanye mu gihe gito cyane ntabwo inama nyigira ahubwo ndayigira umugabo uwo ari we wese kuko ndi umugabo bagenzi babo mu gihe cyose ntabwo ari byiza gufata abana bari mu rugo ngo ugiye gupima ngo urebe ko umwana ari uwawe umwana uri mu rugo wese ni uwa nyir'urugo ni uwawe kabiri mu gihe ufite n'ibintu urihangana kuko bigira ingaruka ku mwana icyaka ushobora gufata ibyemezo wanahamwarirega ese ugiye gupimisha umwana ibizamini bikaza bivuga ko ari uwawe uriya mwana nawe azasigarana igikomere azabe bati n'ubundi waranyangaga wanyemeye bagiye kumpima wabanze gushaka kumakana umugore nawe urwo rugo washyizeho umurongo usanze atari uwawe washyizeho umurongo wo gusenyuka usanzwe ari nawe washyizeho umurongo urusenya byose nta cyiza kirimo yego Jamani rero ndabavuga ngo ikiganiro ni The Vibe TV tugikomeje hano turi kumwe na Apotre Yongwe ni byiza cyane ndetse no ko byari kugenda ageragezaho agira message tugiye kugenera abantu cyangwa se abakunzi ba The Vibe TV ndetse n'abandi bantu bumva ko bagendera muri iyo sije yo mubano gutyo ndetse no kutemera abantu twavugaga kijyanye no kuvuga amaze kuvugaho gatoya yinjiye amasaha yo kwinjira mu kiganiro yageze ku bijyanye no kuba wahimba indirimbo ugashyira mu izina ry'umuntu ushingiye ku ndeshyo cyangwa ku isura ye cyangwa ku miterere yiwe ntabwo ari byiza
impano iyi Imana iguha impano yo kuririmba iguhaye kugira ngo ufashe muri society, ntiguhaye kugira ngo urobane umwe muri society umukomeretse. Ntabwo ari byiza. Nguha urugero, upfuye ijisho, sibyo? Umuntu akaririmba ku ijisho ryawe ryapfuye, nakapfuye ijisho, aturiya muhungu ukwasi yataza gupfa ijisho, bihanwa n'amategeko. Ntabwo ari ngombwa kugira ngo ujye kuririmba uririmba ubuzima bw'umuntu, ntabwo ari byo. cyangwa se icyaha gishobora kuba cyakomeretsa. Hari abantu bamamaye ku isi bagufi, hari n'abamamaye ku isi barebare, hari n'ababaye ibigwari bagufi, hari n'ababaye imfura barebare. Si byiza rero. Ibyo ni bya bindi umuntu ikintu cyose ugiye gukora muri showbiz gikora ushyire mu ubwenge, ubuke ko hari amategeko agihana. Kabiri, unibuke ko abakumva bakubona nk'umunyabwenge cyangwa bakubona nk'umuswa. Ntabwo ari byiza rero gushakira views ku muntu. Natwe turabigira, umuntu akabyuka mu gitondo akajya agakora ikiganiro kuri channel kuri YouTube akakuvuga akanakuvuga. Njambabona benshi bavuga pote ngasanga ibiganiro byose byabaye ese biriya bintu bibonye abantu bakuvugaho nka kuriya, ubona abantu baguteye ikiganiro ubifata ute? Mbifata nk'abantu bashaka kuzamuka. Iyo ushaka kuzamuka rero ushaka uwazamutse ukamuzamukiraho, ariko si uko bazamuka. Ahubwo wakagombye kumbaza ngo niryo kosa Gahini yakoze ajyanye na Beri gutamba igitambo, hanyuma Imana yemera icyaberi, hanyuma Gahini afata icyemezo cyo kwica muri umunawe. Yagomba kumubaza ngo wabigenje ute? Tugira akantu kuri Yongwe TV kavuga ngo wabigenje ute, kugira ngo ukire wabigenje ute, kugira ngo ushinge uruganda wabigenje ute, kugira ngo ukore ibihambaye wabigenje ute. Kumvise? Wabigenje ute kugira ngo ugere kubikomeye? Wabikoze ute? Wabitekereje ute? Wabyinjije mute? Yagomba kumubaza ati wabigenje ute kugira ngo igitambo cya Imana icyemere icyanjye? Aramwica. Ntabwo rero ibyo byose ni ibintu egari ikintu umuntu akora kikagaragaza uwo ari we, n'imbaraga afite, n'izina rye, n'ububasha bwe, n'imyumvire ye. Tukwiriye muri showbiz kuzana ibintu biri karase byerekana ko turi abaprofessioneri mu byo tuvuga no mu byo dukora. Na wa muntu ushaka no gukora akantu gatoya kakakumanura ku rwego rw'abantu bakwizeraga. Hari umukinnyi wa filime ntavuze izina yakoze akantu gatoya gusa kamwe, ariko kamwambuye views ubasigaranye izina yarazimye ariko sarito. Nzu umuhanzi wakunzwe cyane, nawe simuvuze izina, yarakunzwe cyane arahitinga, akora agakosa kamwe gusa aramanuka izina rye rirapfa. Na pastor nzaba pastor bahitinze, ariko akora akantu kamwe gusa izina rye rigira gute? Rirapfa. Izina ryawe rero ryazamutse, ukwiye kurinda umutekano w'izina ryawe. Ufite uri umukinnyi wa filime urabirinda, uri apotere urabirinda, uri umuhanzi urabirinda. Nutabirinda rero uraza kubisenyesha akantu gatoya, utakaza inshuti n'abakunzi, ujye kubona ubone wibonye mu ivumbi kandi wari warazamutse. Jamani rero ni The Vibe TV, reka mbabwire ko iki kiganiro The Vibe TV ari ikiganiro duhura n'abatumirwa bagiye batandukanye, ndetse tunamenya byinshi cyane muri showbiz biba byagiye bibaye impande n'impande. Reka rero mbabwire ko tugiye gufata ijambo rya nyuma rya Apotre Yongwe, ubundi tugasoza ikiganiro cyacu The Vibe TV, ariko mbabwira ko n'icyaza gikomeza cyane tubahereza abatumirwa bagiye batandukanye, ndetse tubahuza n'ibyamamare bigiye dukuye impande n'impande zigiye zitandukanye z'igihugu, kugira ngo mashaka mwamenya amakuru yo muri showbiz ndetse na byinshi mutamuzi ku buzima bwabo. Icyo twabwira abantu muri showbiz nta beef ibamo, ntiyakwiriye kuba mu beef. Nicyo umuntu yakuririmba, nicyo yakuvuga, nta beef ikwiriye kubamo. Ubuso umuntu anyisimbwa nabyuka nameze umurizo, cyangwa umuntu ambwiye ngo ndi ikigoryi, urukonda rwatangira kugwa nkahekenya ururimi. Ubundi nitukongerera akazi iribu, ngo twongera akazi inzego z'umutekano, kuko akazi ari gake wenda mu gihugu, ngo tugashakira abacamanza. Hari ibintu nakwiriye kujya kuburana. Umuntu antutse nta gitutsi umuntu yantuka cyambabaza, igitutsi umuntu yantuka kikambabaza, nanjye mba nakituka. Kubyuka mu gitondo udafite amafaranga, ufite ibibazo ugomba gukemura, n'ubundi igitutsi ubucyumva mu mutima, ubucyumva mu mutwe, ubucyumva aho ukandagiye. Mu gihe cyose ufite vemiri mu mfuka wawe, kwago ndaza kunywa icyayi, ndaza kunywa amata, ningeraho burusheti humura ndarya burusheti, umuntu yagutuka iki? Yagutuka gurimbwa, yakwita ikigoryi. Bamwe atigora amawo udafite amafaranga mu mufuka. Iyo ufite ifaranga urakaraba rigake, urakaraba ugake. Iyo ufite ifaranga uca ahantu kumva uridunda, ugereka byose, winjira no mu iduka rirabagirana ukidunda, yuzi ko ufite uduhumbi 100 twaye ku mufuka. Naho rero iyo nta kintu ufite, ureba abarya agahinda kakamwica, nucire hasi wumva ko agututse.
reka tubwirane ngo ni 0788 54 11 18. Yamani rero murakoze cyane gukurikira ikiganiro The Vibe TV mbabwira ko ari agasubira kandi gana tubahereza umunsi kundi katubwire ngo amahoro y'Imana abane namwe. Yamani rero muri no mugoroba reka tubabwire ngo tubaha ikaze bakunzi ba The Vibe TV aho merereye hose reka amahoro y'Imana abana mu maranye cy'igihugu rero barasirazuba iburengera bwaryo amajyepfo ndetse n'amajyaruguru tugena muherereye hanze y'igihugu cy'u Rwanda ndetse no mu murwa rwagati. Uyu munsi rero twatarase turimo turatembera imihanda atenda tureba uko byifashe impande n'impande tugwa gitumba cyangwa se dusanga ahantu umuntu yari yicaye umusanzwe mumenyereye nka Apotre Yongwe tumusangana n'icyana. Mbere yuko ngira ibintu mvuga rero byinshi reka mbanze mbazo umukobwa abanza agira ikintu atubwira ndetse yibwira n'abakunzi ba The Vibe TV ubundi dukomeze twiriresho. Yamani kaza mu kiganiro. Murakoze cyane. Tugusanza ahangaha wicanye na Pote mbere ko ngiye kuri Pote niyo ngiye kubanzaho. Ese gira ikintu tubwira. Ariko mu muco w'ikinyarwanda ntabwo ko kazibika isaki hari. Okay, tangira twibwira amazina yawe. Nitwa Confiance Uwimbabazi. Confiance Uwimbabazi. The Vibe harahiye dukomeza rero kwa Apotre ntugiye gusanga hari ibintu byinshi atubwira we naga ari buducike. Naga ari buducike mamisha amaso kuri kamera zanyu. Ikaze Apotre. Murakoze cyane. Tugusanganye hano gira ikintu tubwira. Murakoze cyane The Vibe TV. Aratubwiye ngo Confiance ngo nanko kazibika isaki hari. Kamemu urumva nyine Confiance. Niryo zino ubwaryo rirakurura. Ase buri ubwaryo rirakurura na ukuntu mubonye sinzi. Kamemu karimo. Ukuntu namubonye niko uri kumubona wowe cyangwa biratandukanye. Confiance karimo. Confiance karimo. Inshuti yanjye muri Kristo Yesu. Reba ikote wanigirije Kamemu sibyo. Urebe Confiance nawe reba ukuntu yamba ibi bintu. N'umwami kazi nawe urumva ubu mwami. Iyo ugiye guhura n'umurimbyi rero urageza nawe ukarimba. Niba wabonye style ni style y'abafaransa. Kwambara jinisi n'inkweto udashyizemo agasogisi ugakubitamo n'akakani n'akavesti nawe rero uramubona n'umurimbyi. Ibi bintu abakunzi ba The Vibe TV kimara kubibona ndetse ndatekereza ko n'abandi bantu baraza gutangira kubyibazaho cyane kubona Apotre Yongwe yicanye n'umukobwa mwiza gutya. Ese uratekereza iki ku bantu bari buze kwa babe? Apotre Yongwe nawe ni umwapotre mwiza. Iciza kijya hari iciza. None urashaka nikonegite ku bantu basa nabi. Ngomba ibisa birasabirana. Ngomba kwikonegita sasa kuko nanjye ndi umupapa mwiza. Sasa harabatangira kwita batekereza se ko Apotre Yongwe kumunana n'abana gutya biriya bintu nago byari ibintu biri bimutandukanye n'abantu abantu bahora bamubona umunsi ku wundi kuko naga ari ibintu bisanzwe kubonana n'umwana nk'uyu. None se jewe ndashaje. Weruka kera mfite 40 n'utundi turengaho. Kamemu urabona banagabanyije. Sibyo yaragabanutse. Ugeze mu uwe na Yongwe kera akinkura umugi akinkwa itabi akiri muri bya bindi niviye uburundi umwana muto muri 27 n'umunani uru ruha rubona ni ibitekerezo byiza ubundi nanjye ndi Confiance agira ikintu ambwiraho. Confiance wowe uriyumva gute kuba uri kumwe na Apotre Yongwe kano kanya? Urumva mba ndimo ndakurura umugisha umurimo imbaraga n'amavuta. Oya nago nzemera. Uri murakururu. Wowe watangije uvuga Apotre. Urumva iyo umbwira irindi zina nari gukoresha nanjye ikindi kintu gusa. Urumva navuze izina risanzwe rimuzo mu bantu muri rubanda ko bose bazi ko ari Apotre. Apotre nge nanjye mbanze ngo waza Apotre bari mwise kubera iki? Urumva tugiye Apotre impamvu bari mwise ni umuntu uvuga butumwa kandi rigera ku bantu bose. Oya mbabarira nujyana aho kubera ko reba uburyo wambaye reba uburyo uri murasa kuba uri kumwe na Apotre icyo kintu byo yino uburyo usa naka ari ibintu byamugwisha wenda ushaka kuza wisize kugira ngo ariko kwisiga no gusa neza ntago abakristo babihejejwe. N'abakristo bagomba gusa neza bakambara neza. Ariko biri mu bintu bishaka kuba byagwisha abantu. Apotre uri kubona none se ikintu cyakwisha abantu se nge nicarana n'abasa n'akavumbi kugira ngo ntagwa. Niba kwicarana n'umukobwa mwiza byangusha umbise naguye kera.
naguye kera byararangiye ariko niba kwicarana n'umukobwa mwiza ahubwo kame mu biranzamura. Sasa twebwe tukikubona tugiye kwibaza ese kuba ukicana n'uno mukobwa muri kumwe nka pote bitewe n'uko abantu bakuzi hanze wumvisha umeze ute ese nta kintu uri cy'ubwoba ufite kuko ibi ni ibintu tugiye gushyira hanze apotre abanyarwanda babibone ko twakuye cy'ubwoba kuba twicaranye n'umukobwa se nese nge muranicaranye amategeko niyakohora nicaranye n'abagabo. Oya nago kucana nago ariko kamemu ariko umukobwa nk'uyu n'umwana ukiri muto sibyo naga potre anasengera abagore bakuze gusa n'abagabo bakuze gusa tubanze tubyumvikane sibyo nanjye agomba kunsengera kuko ndushaka kujya muri Yesu Kristo rero nimba namubonyemo Imana why not se ntaza ngo nanjye nsengera bifata ibintu bishyire ku rundi rwego. Twebwe nago turi bubyemere kubera ko nimba muri kubibona muri no misi tumaze imisi tubona hanze ahangaha haraje ikintu twakwita na reka mbivuge mu bijyanye n'imindura amatwara navuga mu bijyanye no kuba hari uburyo haba change usigaye usanga umugore ashyingiranywe n'umusore ukiri muto ukabona n'umupapa ukuze ari kumwe n'akana gatoya maze iminsi tubona kuri social media urabivuga hiki ariko ngiye ntekereza ari urukundo ntago rureba imyaka sibyo apotre ndamutse namukunze uretse ko ubu ngubu abakunzi ba The Vibe mwabyumvishe nago ashatse kutabigemuza ariko apotre kuba yamukunze muri make kuba uvuga ibyo bintu kuba wagize umva ubu ngubu reka tubakunze ntabwo yabihisha ariko ubundi ufite ubwoba bw'iki oya reka ntabwo mfite kuko ndamukunda ariko apotre abizi ko yubatse arubatse kandi nanjye ndimo ndashaka urugero rwiza rwo kuzubaka. Aje gusenya urugo bitumushaka oya aje gusenya urugo oya twumvikane confiance saje gusenya urugo twebwe ahubwo uje gusenya wahubwo urashaka kudusenya urashaka kudusenyera apotre umuntu wubatse confiance asanzwe yubaha urugo rwanjye nanjye rero urukundo rwa uyu munsi aka kanya madama za ahantu uri inde ntagaza ahantu uri kumwe na confiance hano none se madama mbuza kuganira n'abakobwa yarangiye oya ntabwo yambyaye wangu nose confiance asa neza kuruta madama kuko ngiye nabakurikiye kare bakunzi ba The Vibe ngiye nabakurikiye kare kuva mu gitondo mbona batembera mu modokari mwaje n'ahantu mbona mufasha gacyayi mbareba ngiye nabireberaga ndavuga ngo ndaza gushaka uburyo ngiye ndaza kubifata neza kugira ngo mbashe kuba naganira nabo niyo mpamvu bitumye nicaye hano kugira ngo kandi twanze tuganire kuko ibi ni ibintu bimaze imisi byeze turi kubona papa bakuze bashyingiranywe n'abakobwa bakiri batoya cyane ubu ngubu bidatsinda ushaka ko twarega mwana koze urumva kuba twatemberana cyatwasangira ibyo turi abanyarwanda icya kabiri turi abakristo ahubwo mu mico n'imyumvire y'abantu baciriritse bafite ibitekerezo biciriritse iyo babonye wicaranye n'umugore ekare ishyano ryaraguye babona wicaranye n'umukobwa ishyano ryaraguye ariko urabona uyu ni umukobwa arangije kwiga afite masters yiwe arangije kwiga nanjye urabona kamemu maze imyaka ariko erega pote ushaka kuko afite amafaranga arangije kwigira cyari mutoyi ashaka gukurikiza ko ushaka gusanga wanakoresheje amafaranga umwicaranye ega nshobora no kwicarana naye turi gukora idiru ndebe ko namukuraho miliyoni 2 wumvise cyangwa nshake ko namutuma hari ahantu watuma umuhungu ntibamwumve hari n'ahantu watuma umukecuru ntibamwumve ariko hari ahantu watuma umukobwa nk'uyu turi kujya kimwe n'ibyo apotre arimo aravuga muri mutumye ahantu muri marketing ukabaya ngo genda mu ruganda runaka wamamaza ubabwire ko wamamaza friend isoko ararizana ese tubyemere apotre reka nkubaze ese uravuga iki ku bantu muri no misi turi kubona bari kugenda ubona ko ibintu byahindutse usanga umusore w'imyaka 20 ari gushyingirwa n'umugore w'imyaka 60 70 ibintu urimo urabivuga icyo yubibonye n'ubunebwe iyo ni ingaruka y'ubunebwe abasore bananiwe gukoresha amaboko yabo ngo batungwe n'ibyiza by'amaboko yabo barashaka gutungwa n'ibyo bataruhiye by'abapfakazi n'abakecuru se kucyumva kari ari by'abapfakazi urukundo ariko rubaho no nta rubaho umwana urukundo rubaho umwana w'imyaka 24 akarongora umukecuru w'imyaka 48 ngo ni urukundo urabona none ari urwa Yesu ntabwo rwabikora urwo ni urw'imodoka y'uwo mukecuru ushaka ni urw'urupangu rwe wumvise ejo nugera mu rugo urarana n'uwo mukecuru kabiri nubona umwana we nk'uyatambutse w'umukobwa utanyira umwiti na sheri ugira abasheri uzarongora umwana na nyina
ese nibibaho kwiyatekereza ejo nabonye amakuru y'umukecuru ufite imyaka 132 kandi afite icyizere ko we ategereje umusore uzaza ufite urukundo uzamutetesha akamutonesha none se uwo nguru batararindiriye afite icyo ni igitekerezo afite nese ubu habonetse umusore yabamukurikiyeho amafaranga inde cyangwa rwaba ari urukundo oya urukundo ntirukora ibyo urukundo ntirureba ubwambure bwa nyoko cyangwa bwa sokuru cyangwa bwa sokuruza mu muco ntibyemewe ko umuntu w'umusore yareba ubwambure bwungana na nyina cyangwa nyirakuru cyangwa sekuru ibyo yabyita gushira isoni ubu nise dukurikije mu muco nyarwanda birakwiye ko apotiri nk'aho buri kumwe n'umukobwa nk'uyu nguyu mwasohotse dukurikije umuco nyarwanda ibyo tuzi birakwiye ko mwaba muri kumwe gutya cyangwa waba uri nyine nk'umuntu na ariko iki cyana bite mwana oya banzu nyiza ariko iki cyana bite ibintu uri kuzana by'amagambo ushyiramo igituma turi hano twebwe ni ukuvuga ngo abakunzi bacu bafite kumenya bino kugira ngo bibashe kuba byagenda neza ya Defaibo TV banzu ukosora aya magambo ndumva banyiba ibi bintu ngewe impamvu naje hano apotre muri comment ngenye muze kudushyiza agiye na apotre beke kwerekwe n'uno mukobwa ntabwo byagakwiye apotre afite iminkanyari banzubwire apotre afite iminkanyari uri kuyibona uri kuyibona umusore confiance oya nakomeze cyangwa ndisokuru apotre kanje mwisabe nakomeze kunyita umwana ngiye uri kubona ndumwana sije urimo ni apotre arimo nago bihuye je nibyo ndimo ndareba none se uburyo duhagaze uburyo twabi apotre reba uyu mukobwa uburyo amezemo sibyo ni umukobwa uri beauty ukuntu ikintu ndi gufokasingaho hano mubaze ikintu kimwe uyu mukobwa nanjye kumwitaho urashaka kwerekana yuko jewe nciriritse ari karasi cyangwa urashaka kwerekana ko we aciriritse kuvuga ngo uyu mukobwa ari nago aciriritse ariko icyo ndi gushingiraho mbere na mbere oya iyo mikoro nayimena no nago uciriritse icyo nari ndi kuvugaho nago urakimenya uyu mukobwa aracyari muto uyu mukobwa aracyari muto hanyuma njyewe uyu mukobwa aracyari muto hanyuma njyewe ni ukuvuga ngo wowe uri umuntu wubatse reka tubike muri iyo sije urubatse ku buryo utagakwa kuri kwe n'uno mukobwa kano kanya nubatse urugo rwa boroke urugo oya ufite urugo akasobanura urugo nubatse n'urwa boroke sima n'urw'amabati confiance icyo agomba kumenya aka kanya apotre afite umukobwa ungana nkawe nicyo gitwengewe naje hano nkabinjirira uri hafi kungana nkawe urumva ko nicaranye n'umukobwa wanjye rero oya biratandukanye iyo aba ari umuntu muri kuganira mwari kuba apotre afite umukobwa ungana nanjye yaje kundeba cyangwa se naye twahuye guhera mu gitondo tujye tuganira umukobwa we twariganye urumva turimo turaganira ejo bundi buretse mubwire ejo bundi mubyara wacu afite ubukwe nibyo turimo turapanga ubwo bukwe burahari urumva umukobwa sibyo ashaka no kuza kumbwira ati rero Sandra umukobwa wawe bariganye barangana afite anniversaire dupange tumukore surprise byaza kubimbwira kugira ngo supporting none se kamubaze muye na papa we ndahejwe umuco nyarwanda uheza abakobwa kuvugisha abapapa nago ariko mwagaganire kano kageni ngo mwicarane mukorane ikiganiro kinini none se kwicarana wowe ngaho tubwira ishusho wowe ishusho tubibonamo cyangwa se abanyarwanda batebonamo barabona ko apotre yatangiye kujya gutereta abana batoya atangiye kujya mu bana niyo shusho dufata none se gutereta gute turi kuganira wavuze ngo twe turi no undi ntabwo nsanzwe ntereta bakunzi bade ntereta abakecuru ntereta abasaza ntereta abagabo ntereta abasore sasa ibi bintu biri muri Yesu ndabahenda kugira ngo mwakire umwami Yesu mbatereta mbahendahendera muri Kristo Yesu kugira ngo muhabwe ubuntu bw'Imana mutabupfusha ubusa yarari barahabwa ubuntu bw'Imana confiance kugira ngo atabupfusha ubusa apote mwahereye mu gitondo utaganiriye ariko ubundi utaganiriye naso numenye ibyo nyoko yavuze namenye ibyo utaganiriye na nyoko numenye ibyo sokuru yavuze tuyaje kuganira sasa bivuze ko ushyigikiye ibi bintu biri kubera hano hanze dore ko nabonye hari n'umumama nabonye ukora muri showbiz nabonye yashyingo n'agasore nako kari gato bivuze ko ibi bintu bishyigikiye byuko
abantu bakuze n'abari mu kigero gito bashyingiranywa cyangwa se bajyana relationship iri hejuru ngo byemere. Kandi nakubwiye ko nta mwana ugomba kureba ubwambure bwa mama we. None se ko muri kumwe n'uyu nguyu? None se twebwe turi kuganira hano. Ntago mwakaganire umurimo w'Imana ari mu rusengero. Apotre ntago ari mu umuyobozi wa korali ndi kumubwira ngo uce muri bazi ibinini. Ashobora kuba ari umuyobozi muri company ndi kumubwira ngo genda ibinibi binini. Ntago tumuzi. Kuba anzaniye carnet de chèque kugira ngo nyisinyeho. Ashobora kuba ari kumbwira ati dukorere wa mukobwa tungana wawe anniversaire. Ari kumbwira ngo dukora surprise. None se ibi Jamani bakunzi ba The Vibe rero yongo ari gushaka kutujyana hirya ari gushaka kuducabiranya aritubwira ibintu bitagize ariko ntago ngenda anyurwa. Ukuntu muri bubabone cyangwa se ukuntu musaga muzi Apotre murabizi. Apotre no musaga uvuga ivuga butumwa kandi ryiza. None uyu munsi ngwayihungabana narahamutse iyo mbonye abagore n'abakobwa ndiruka. Ariko Apotre biratanga. Se watinya umugore urarana n'ubwa mbere tukoranye n'umukobwa muto. Indisi. Abantu bagiye bakona kwigana bigiye bitandukanye nta kiganiro cyangwa se ikintu tugiye tubonamo uri kwe n'umukobwa ukiri muto mwicaranye. Niyo mpamvu ibintu byatunguye abantu. Ni umwizero, ni umunyamasengesho, ni umuririmbyi, ni umukozi w'Imana, ni umuvuga butumwa. Kofi ibyo avuga urabyemera? Ndabyemera cyane. Okay, gira umurongo muto tubwira muri Bibiliya wera muri kuganira cyangwa se akantu gato kadufasha. Naho mu 3:14 ivomerera amazi azagutunga mu gihe kiri imbere. Urumva? Ubwo Apotre nibyo yari ariho arambira. Apotre ibi oya tunga mu gihe kiri imbere. Senga ushaka imbaraga uzakoresha mu gihe utazashobora gusenga. Ibi bintu bishobora kuza kuba byafata umurongo munini cyangwa se ibiki ariko reka turaza kubigarukaho na wenda cyangwa se tuzakomeza twumve n'ibitekerezo by'abafana baza kuba badukurikira. Reka dukomeze n'ikiganiro cyacu tuvuye mu buryo wenda twaba tubasanganye hano noneho reka turebe muri societe nyarwanda hano hanze. Ese Mbere kuri confiance entertainment nyarwanda urimo urayibona gute cyangwa se kuko ikiganiro cyacu ni The Vibe TV nubwo dusanga twabinjiriye ariko tagira ngo noneho tubanze tuganire no kuri showbiz. Ese amaso yawe yarebye muri showbiz nyarwanda ukareba uburyo ihagaze umunsi kundi ubona byifashe bite? So rero ngiye nkuko nakunze kubikubwira ndi umukristo hari ibintu byinshi najya ngenderamo ahubwo wowe wambwira ngo kuri iki ngiki urakibona gute mumva ko hari ahantu naba naracyumvishe cyangwa nabanyiziho and then nkagusobanura. Reka mbaze ngo waze kuri koti yaye n'ibijyanye n'umuziki. Umuziki gospel cyangwa Nese confiance mbere na mbere confiance ni umuntu ukunda iki wenda reka turataza kubyumviriza. Confiance ni umuntu ukunda iki muri make ukunda kuba ari hehe iyo ari wenyine akunze kuba hugiye mu biki. Confiance akunda iki mu buzima busanzwe? Confiance nkunda gusenga. Confiance nkunda iyo ndi njyenyine. Pe nkunda social media. Icyo yego. Muri social media ni cyo kintu gikunda kugushamaza cyane cyangwa se ukunda kuba wakurikirana cyane? Aka kanya nakubwira ngo memes kuri Twitter ndayikunda habaho amakuru menshi masaya abayobozi n'ibindi byinshi by'imyidagaduro ndabikunda cyane. Jamani Apotre rero abaducitseho gato ya buriya sinzi ariko reka ngusigarane kugira ngo dukomeze tureba ngo ese byifashe bite nawe arabagarutse gato ndabona bisa nkaho hari umuntu wari umujyanye. Ese mu byo ukunda gukurikirana iyo urebye ku rubyiruko ni ibihe bintu muri cyo gihe tugeze murabona ko ibintu bisigaye byarahindutse yaba mu kwishakira imirimo ndetse kwihangira imirimo ndetse n'ibindi. Ese iyo bireba ukareba urubyiruko uburyo rumeze cyangwa se n'ubundi buzima busanzwe ubona byifashe bite? So urubyiruko rero icyo mbona cyane nubwo nakunda kubyinjiramo mbona n'abantu nyine akenshi mu rubyiruko muri iyi minsi bari kuvuga nta kazi baba bibereye mu rugo ariyo mpamvu social media ubona ziri gukundwa cyane ariko njye mbona hari abihangira imirimo ku ma social media bakabikora bakabitambutsa soshange nibyo ngibyo wibonera. Umuntu cyo kubona ambwe ngo ukunda gospel ese ko wigize ni yihe mpano ni talent yawe ufite ubuvuga ati ngewe bura nubwo ndi confiance nubwo nkunda social media cyangwa se mba ndi muri media cyane nkakunda umuziki ariko ngiye mba numva nakora kintu cyangwa se nkora kintu mu bijyanye na gospel se rero nakuze nkuri undirimba ariko mba numva atari impano yanjye pe umva atari impano yawe ubu ni wasanga wari wegereye Apotre numvishe confiance ngo arafite impano yo kuririmba ibyo nurabizi kakunda
okay twari unaducitseho gatoya nitabaga urumva impano nyine niyo usabye urayihabwa kuririmba byo buriya muntu wese araririmba ahubwo hari uko ubikunze wumva uri fieri yo kubikora hanyuma bikitwa impano kuko wabikonze wabikoresheje ukona n'umusaruro wabyo ukabyiyumvamo no buri umuntu wese yaririmba biba rivuga yuko kuririmba hari ijwi hari igihagararo cy'umuntu hari umuntu ushobora kugera hariya imyaka y'uko asa n'uko ahagaze yaririmba ko ni ibintu ari gukura birushijeho kujya bitewe n'uko asa n'uko ahagaze rero none no kujya mu ishuri ukabyiga ni ibintu umuntu yiga nk'umwuga akaba yabimenya uri mu bantu akunda kunungura cyane iyo ndebye ibiganiro byawe bigiye bitandukanye ejo ndi nakuye none murakina n'urusoro ni ikibuguzo mba nakwinje mba nagukurikirana biri mu bintu byari hariya narindi kwiganira n'utwana twa hano mu ikaritsiye dukora kuri Yongo TV hari ahantu nkunda kwisohokera hariya muri parikingi nkicira ku kagunguzi nkifatira izuba hari abana bo bahansanga tukaganira harimo abana baba mu muhanda haba n'abandi baba batiga kuwa gatandatu basaze nyine bakoza agakungu bakaza tukaganira nkabatera imitomo nkababwiriza ati turagukunda Yongwe kuri Yongwe TV nkabagurira amagi nkabagurira ubunyobwa cyangwa amafanta tukanywa kabisa ugasanga iyo mnicerera abana baraza nibwo yo bagiti yaje hano kuri televiziyo kundeba mubwira hondi nta nubwo twari twabipanze asanga ndi kumwe n'utwana itakora ikiganiro Yongwe nakubaza ngo muri kano kanya uvuga iki ku babyeyi babyara abana bakabashyira ku mihanda gutyo usanga abana bari mu mihanda ese ni ikihe kintu uvuga kuri abo babyeyi bakora icyo kintu ni igikorwa cy'ubunyamaswa icya kabiri kimwe bishobora guterwa nyine no kutarerwa kw'abana ikindi bigaterwa n'ihungabana ry'ibibazo babiri mu ngo niba so na nyoko barwana umwana papa kitita ku bana nyina atita ku bana umwe ari umusinzi andi ari umusinzi abana baraza gufata ibyemezo bigendere ese byakabaye ngombwa ko abana bajya mu mihanda kuko tubona harimo abana bato cyane bakiri bato guhera ku myaka 4 byagakwiye ko abo bana bajya mu mihanda ntabwo byemewe nibi ubona mu mujyi ugasanga umwana ari gusaba ari kumwe na nyina nkeka inzego z'umutekano zirabafata zikabatwara ntabwo byemewe ahubwo iyo ubibonye nyine ubona umwana apfa mu iterura umwana atabonye umuco wa nyina ntabone umuco wa se kandi imfizi itega nka se niba nyoko asaba mu muhanda yarabihinduye akazi arabyanduza n'umwana cyaje uri mu muhanda ugenda usabisha umwana nawe azakurura asaba nubwo nyine umuntu ni inyamaswa ibasha kuba mu buzima butandukanye inyamaswa yishwa ko mu buzima butandukanye umuntu nawe yabasha kubaho nk'inyamaswa mu buzima butandukanye mu minsi mike yari yashobora uya mwana kwiyaminiya agahindura ubuzima bwe akajya mu igaraje akaba umukanishi akaba umucuruzi imana ikamuhamagara akaba umupasiteri ariko si byiza ubuzima bwo kurara hanze ni ubuhamya burebure tubuvuze uhohoterwa n'umuntu ari we wese ufungirwa ubusa kubita uwo ari we wese kandi buriya kurara hanze biroroshye kuva nijoro saa 12 cyangwa se saa 4 za nijoro kugeza saa 8 biroroshye ariko bigoye kuva saa 9 za nijoro kugeza saa 11 kubera imbeho ibihari yamaneka ngaruke kuri confiance ni ikihe kintu mu buzima cyabaye kikakubabaza cyane ku buryo iyo ukibutse cyangwa se ukareberaho n'abana ubona mu mihanda uvuga ati iyo nkurikije bino byabaye nkarana bano bana mbona ko cyangwa se hari icyo mbona kiba cyakorwa cyangwa se biterwa n'iki nje kuri njewe ikintu cyambaye kikaba reka mere ku kintu cyaba cyarabaye kikakubabaza cyane ariko nje kamubwire ubuzima bwanjye nkunda kubaho nishimye buri munsi se wishimye ariko nuza kambwiye ntabwo ndi kukubesa n'ubuzima bwanjye ndi kukubwira nkunda kubaho nishimye nkunda kubaho wishimye ikintu cyose cyaba nkaho cyambabaje nta minota irenga ntakikuyemo kikarangira sasa we kuri bano bana bari mu mihanda ubabona gute cyangwa se uba wumva hakorwa iki ni abana bambabaza cyane kuko ntekereza nyabaze se ni ababyeyi ngarutse ku bya Apotre yavuze n'ubunyamaswa guta umwana ku muhanda wenda tugaruke hari akavideo ejo bundi kigeze kunyuraho k'umwana wari uravuga ngo perezida nyine yaravuze ngo abana nyine bajye mu ishuri akavideo karambabaje kuko narebye umwana nkuriya amagambo nkariya numva ngize impuhwe cyane gusa nsaba nk'abantu baba banadukurikiye aho uzajya ubona umwana wese ku muhanda ujye utekereza ahantu nigaga
hari umuprefe yakundaga kutubwira ngo jya wibaza iyaba ari njyewe urumva jya wibaza iyaba ari njyewe wenda njye aka kanya ntago nahabaye ariko mitanekereze se ndamutse mpfuye narasize umwana akabaho muri buriya buzima ninde wazamutabara ninde wazamufasha twese tugira umutima wa kimuntu n'ujya unamubona ufite ubwo bushobozi wamufata ukamurera cyangwa se ukamugirira ibikoresho kajya kure. Yama ni byiza cyane reka ngiye kuri Apotre ni umuntu umenyereye kuba yagenda agaragara ndetse n'umutima mwiza agenda agaragaza muri rubanda kuko nk'iyo video ni video twe twamubonye ari kumwe n'abana batemo barakina. Apotre ni iki ni rihe jambo cyangwa se n'ubuhe butumwa ushaka kugenera ababyeyi bose yaba n'uteganya kubyara umwana akamujugunya mu muhanda yaba n'uwabikoze ishobora kuba yamufasha cyangwa se ishaka kugira icyo yahindura? Icyo twabwira abantu nkunda kukivuga mu kibi havamwe icyiza mu kidashoboka havamo igishoboka mu gicumbagira havamo igifite imbaraga. Nikosa rihambaye kujugunya umuntu wese waremwe akavuka Imana bayateguye ibizamutunga n'ibyo azakora n'ibyo azageraho. Bibiri igaragaza yuko abantu bagiye bahindura amateka y'Isirayeli bagakora ibintu bikomeye. Bamwe babyaye na bamaraya bandi bavukira mu buzima bubi ariko bakora ibintu bikomeye. Yefute yabyawe na maraya hanyuma umuryango wamubyariyemo baramwirukana batijyana icyo cyane bagenda ataza hamujyana yaje kugenda ariyubaka arakura ashinga umutwe w'inyeshyamba aba umugaba w'ingabo aragaruka atsinda inyeshyamba zateye igihugu cy'iwabo agaruka ari umugaba w'ingabo z'igihugu cyangwa se minisitiri w'ingabo. Twafata witwa ntuza ya besi ngo ya besi yavukanye agahinda kuko yabyawe na maraya nyina we amubyarana agahinda ariko yaje gusaba Imana ahindura amateka. Jewe ubuhamya bwanjye ndi umwana wa 9 mu bana 14 mama yabyaye abana 14 ndi umwana wa 9 ayo ukurikije ko jewe narushye ndi mutoya ninjira mu buzima bubi bwo kunywa itabi kunywa urumogi kuba ku muhanda kuba n'ibindi bintu byose ariko iwacu hazi inyamaswa nijoro ikaza twicaye twese turi 14 tukabone yinjiye aho twicaraga turi kota papa yitwa Naniyasi ikaba ati Naniyasi nje hano sinshobora gusohoka utampaye umwana umwe. Bose bari gusakuza ngo twara Yongwe ariko Yongwe wumvise niwe wavuyemo umugabo navuyemo umugabo ahubwo nababandi ndabafasha baranyubaha nk'ukomeye. Kuki abo bantu bose kuki abo bana bose bari buvuga ati batware Yongwe nuko witwaraga nabi n'imico yanjye nuko nitwaraga bivango rero mu kibi havamwe icyiza. Ubu hari abantu bangiriye nabi ndara mu muhanda je naraye mu muhanda imyaka myinshi hari abankubise hari abamboneranye hari abanciraga mu maso hari abampirikiragaho umufuka turiba nk'ubu hari ahantu njya nkahura n'umuntu yankubise umugeri sibyo imyaka yari afite nibiyo yari afite ari umukarane wikorera 200 mvuganye naye gusa arambonerana ntera umugeri ngira ngo imbavu ziravunitse namaze imisi ngenda gutya no twika uganira n'umuntu nyine ati wakimaye ibobo abanteye umugeri imbavu nagizo ziravunitse mburuvuga mugenzi aho yavuze ati wisha umuntu atahubwo iyo ukica ati yongegera yica ariko mperutse kujya hano mu mujyi mparika imodoka andebye yubika umutwe mu ngofero ngwino hano ndamuhamagara araza ati bosi ati data buja wazamaye akazi wazandemera nkura mu mufuka ndamuremera mu kibi rero ni ukuvuga ngo wiyibagije ko hari igihe cyageze hari araguhemukira hava mu icyiza. Je mfite umudiyakoni mu rusengero je nacuruzaga fanta mu isoko rya Nyarugenge kuri umuntu agenda na fanta ebyiri akajya honda hati muragura fanta n'ubunyobwa. Abapolisi baranyirukankanye bashinzwe umutekano mu isoko ko n'ibyari byemewe bagiye kumfata abandi bana barabafata jewe ngera ahantu hari ibisanduka binini bataragamo imineke uwo mugore ahita afungura igisanduka njya mu gisanduka arongera arafunga cyari kiriho imyenge arangije yicaraho abapolisi baragenda bakora umukwabuge nguma mu gisanduka barambura maze Imana iza kumpagakiza impaye agakiza ubu ni umukristo mu rusengero ni umudiyakoni urumviye mbonye ari gukora imirimo gutya nagutya avuga ati umubyeyi umushumba wanjye mu cyubahiro Imana yampaye azubuhamye bwa bati burya Imana ko kwishobora byose
kugirira nabo umwana wo mu muhanda kumutera umugeri kugira gute nunamuha ari mu muhanda muhe wenda unamwigisha umubwire ko atari byiza kuva mu muhanda buriya nk'ahari ababonye tuba turi kwisangirira n'abana uya si ukugira byinshi nyanyagiza nta na depasi irimo ese wagira ngo bamara 20,000 reka da amagi fanta amaji injugu zo guhekenya amabombo amandazi ushaka kugenda nkitangura nk'ikarito y'amandazi tukarya tukanywa nkababaza nti kuki watsinzwe mu ishuri wiga iki ati naratsinzwe iki cyagenze byagenze gute mama wariye byagenze gute papa yarankubise mita nigendera nzagushyire papa wawe ati ariko bira ntiwabishobora utarabaye mu muhanda kuko ngewe hari mu gihe gitambutse nakoze iterane muri stade regionale cyaye ku bufatanye bw'amatora yo mu mujyi wa Kigali na polisi bemeza ko ari iby'ubwiriza ariko umuvugizi wa polisi yavuze ko icyo gihe komiseri wa polisi yavuze ko ari bwo bwa mbere abonye abantu benshi mu muhanda bihana nahamagaye abihana mu muhanda kihanwa hagati ya 400 na 500 baraza bose bari regionale barihana ndababwiriza barihana abantu bavuza induru niba ko uwo muvugizi avuye ati amafaranga dushora muri polisi mu kurwanya ibiyobyabwenge byari bikwiye ko du supportinga Apotre Joseph agamba nzi imvugo yabo rero nzi kwikonegita nabo nzi imvugo yabo nk'uwayivuze nzi ibiganiro byabo nk'uwabikoze mbihaye umwanya rero hakirabesha Jama ni byiza cyane rero ikiganiro cyatari The Vibe TV reka dukometanye na tubavangira ibintu byinshi cyane kuko The Vibe murabyumva namwe tuba dufite kubahereza show imande n'imande reka mbere kuri confiance aka kanya hano mu gihugu cy'u Rwanda hazamuwe idarapo twavuga ngo reka mbivuge muri rurimi rwiza rwumvikana ry'abatinganye cyangwa se rihereza liberté abatinganye noneho ku karubanda we ukibona yise ubibona gute so nago namenye impamvu leta yacu yahise muri amwanzuro nyina mwiza kuko ushyigikira nyine aba n'ambasade za n'ambasade ntabwo ari leta yahise mu mwanzuro urumva muri make wenda ubanza ubazegewe iyo ambasade aho ambasade ikorera haba ari mu butaka bwa ambasade hanyuma niba tubare nko muri Amerika ambasade y'u Rwanda muri Amerika aho hantu ikorera hari mu butaka bw'u Rwanda ambasade y'Ububirigi hari ikorera buriya ni ubutaka bw'Ababirigi ambasade y'Abafaransa bizaho yari hano bayifite n'ibikorwa hano hejuru ya rompu babonye hazitiye hari ni mu butaka bw'Abafaransa bariya rero kuko iwabo babyemera baraje bazamura idarapo mu butaka bwabo kuba rero barizamuye mu butaka bwabo ntabwo ari u Rwanda rwazamuye idarapo ariko idarapo ry'ubutinganye ryazamuye ku bigo by'amashuri haba idarapo ry'igihugu ntabwo ryazamuye kwa muganga ntiryazamuye kuri televiziyo y'igihugu ntiryazamuye kuri stade y'igihugu n'abantu bafite imyanzuro y'ibihugu byabo y'ibyo bizera baje bazamura idarapo mu bihugu byabo cyangwa se ni hoteli yigenga yaje izamura idarapo mu gihugu cyabo buriya rero muri make ubonye ikintu kije amahanga akaza ukabona leta nta kikivuzeho nuko nta gaciro iba yagihaye nukuvuga ngo kuba iriya darapo ryarazamuwe nago ari ibintu byagiye kimwe bihungabanya nago ari ibintu byigize bigira icyo bikora kuri darapo abiri tuzi idarapo ry'igihugu tuzi n'idarapo rya Isiraheli risobanura urupfu rwa Yesu no kuzuka ibindi bizaza rero ni utudarapo kandi tudarapo ni wawe wakikorera kabangwa ya mabara aranga keri nanjye naryikorera wumvise utwo tudarapo twose rero nta kindi ikindi twebwe twubaka ijambo umubyeyi umuyobozi w'igihugu yavuze tukubaha ibyizwe mu nteko nshinga amategeko ese ibyo bintu sindabona inteko nshinga amategeko yabyize nta mwanya inteko nshinga amategeko yacu ifite ku by'ubutinganyi bari kwiga kuri za nkangu zigwira abantu mu ruhengeri ya myuzure yo mu majyaruguru bari kwiga uburyo cya kibuga cy'indege cyakuzura bari kwiga icyerekezo cy'umujyi wa Kigali cy'abanyarwanda muri 50 mu myaka 50 bari kwiga inzira ya gare ya mosha bari kwiga uburyo bakora imihanda yo mu kirere bari kwiga byinshi nuko ngo bafite byinshi bahugiyemo bitagatumye bino by'ubutinganyi abanyarwanda tuzi umuco tuzi ko umugabo arongora umugore umukobwa arongora umusore ibyo bindi rero byo kurongora abatarongorwa si iby'abazungu n'abazungu hari abatabikora n'iby'indindagizi n'iby'abantu barindagiye
umusore akankunda se mfite abasore bankunda kuko ndi umukozi w'Imana tuve kuri ibyo oya nabwo ibyo byakunda hari ibyo bita gushira isoni washira isoni rero kuwo mungana ariko ntiwashira isoni kuri apotere Jamani rero reka gomeze kubashimira abakunzi ba The Vibe TV reka rero dusabe apotre ndetse na confiance n'akazina keza cyane ibi bintu hari umunsi tuzabivumuzi buriya apotre yanjijishije nge nzabibereka n'ukuri munyizere reka rero dusabe apotre ndetse na confiance bagira ijambo bagenera abakunzi ba The Vibe TV kuko utangira kubahereza ibigano bigiye bitandukanye yaba muri showbiz ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye byabereye impande n'impande z'isi ndetse no mu gihugu cy'u Rwanda tubagezaho kugira ngo mujye mwasha kwikurikirana kandi mu buryo buri wese nyine abyumva neza kandi akabisobanukirwa neza reka dusabire apotre Yongwe agire ijambo atubwira ndetse agire nicyo n'ubutumwa yagendeye abakunzi ba The Vibe TV ndetse na confiance ubundi dusoza ikiganiro kuko nta kazajya gakomeza buri munsi icyo twabwira reka tubabwire ngo I dig mini dig gukira ni nonaha I dig mini dig Igo jambo rango gukira no nonaha kubohoka ni nonaha gutera imbere ni nonaha gukura amaboko mu mifuka ugakora ni nonaha impamvu hariho abajura beshi ingegera nyinshi abanywara umugi beshi abanywatabi beshi basore wavuze bumva ko bazakira ari uko barongoye abakecuru hakabaho ingegera nyinshi nukubera yuko abantu nta kazi bafite mfite confidence zo kwiyaminiye nkabaza bakize inzira banyuze kugira ngo nkire mwicarana n'abafite inganda babazuryo bazishinze nkabangwa ibyari byo byose nakuryama nta nsinzi sinkwiye kuryama ntabonye kashi iyo ufite amafaranga ukanura neza uravuga birumvikana icyo uvuga kirigenda umwana nk'uyu arakwegera akavuga ati nicaranye n'umuherwe n'umuntu ufite akandi naho se shanfite iyo ufite ifaranga rero urota nabi utekereza nabi ariko ibyo byose iyo bifite ufite na Yesu urakomera tubwirane uko nomuranje ari 0788 54 11 bishyira hejuru kugira ngo nkontrovaye ukontrovaye urabizi ndudu yasinga urabizi nirukana ibyana by'ingunzu byo n'uruzabibu sibyo bya bihungu byanze kurongora usanga ikintu cy'igisore cyitekeye isombe mu rugo nka kiriya gisohotse hariya umvise cyangwa kiri kwikoropera imbere y'umuryango ibyo ndabihangamura nkabitegeka bikarongora yamani The Vibe TV rero apotre gwe n'umuntu ukunda gusetsa ibyo avuga we n'ukuri tugumye hano gusetsa ufite umukobwa warambagije akabyanga warambagije akabyanga genda mutegeka agahita yemera bigahita biba ukundana n'umufiyasi imyaka 5 akubeshya ngo muzafatire ndamutegeka akakunywa mu cyayi yanywa icyayi akakumva yakwambara ipatara akakumvamo imbere yakwambara ishati akakumva yakwambara inkweto akakumva misogi akazati sheri ati nafashe icyemezo ndashaka kujya gufatira ufite ikigabo gisambana nk'ihene kirirwa kirukanga gishurashura ndagitegeka cyajya gusambana bikanga akagati sheri akakwaturira n'ibyo yakoze ibyo ntabwo bikorwa mu isi y'umubiri bikorwa mu isi y'umwuka amen bakunzi ba The Vibe TV uko biri kose muzakizwa bubi na bwiza yavuga ngo tuzakizwa tuzakizwa se ahubwo twe turakijijwe kamemo reka twikomeza bino kuri confiance wewe ni irihe jambo cyangwa se nube butumwe ujye gusigira abakunzi ba The Vibe TV kugira ngo bakomeze tujyane neza ndetse nawe uburyo twakwakiriye babibonye nyine ugire n'ukuntu kuko turacyagufite njye ikintu nababwira nabashimira cyane ko babanye natwe kandi babitugaragarize muri comment kugira ngo n'ubutaha tuzabaha ikindi Jamani rero njyewe reka ikiganiro ngiye kubonye cyangwa nabonye apotre bisa nkaho hari akantu zari yakoresheje ara hirya nabonye hari akantu bakoresheje mbona bari kugunya ngo karahora reka mabwire ko ibiganiro bizajya bikomeza ndetse tuzongera tugakomeza iki kiganiro ndetse n'ibindi birahari byicane kuri The Vibe TV yamaneka tubwe ngo amahoro y'Imana abana mwe kora subscribe like share dukomeze tane imiganiro bigiye bitandukanye The Vibe TV ibasha kuba yagutegurira ciao